wari waba uri muganira n'umuntu noneho mukajya impaka ukagerageza kumusobanurira akanga kumva ibintu uri kumubwira, noneho uko abyanga akaba ari kugenda ugira umujinya ukibaza ngo kuki ibintu uri kumusobanurira atari kubyumva. Wari uzi ko uri kwibaza impamvu ibintu uri gusobanurira umuntu atari kubyumva uba ufite ikibazo. Nureba iyi video ukayirangiza uraba wamaze kumenya ikibazo uba ufite n'uburyo ushobora kugikemura. Kandi burya si wowe wenyine bibaho kuganira n'umuntu kumva ntago ari kumva ibintu uri kumubwira, nanjye byambagaho. Niyo mpamvu ibintu ndi bukubwire muri iyi video nubikurikiza nkuko nanjye nabikurikije bikamfasha mu gihe nganira n'umuntu, uzashobora kwiga gutega umuntu amatwi. Ntiwumve ko ari wowe ukwiriye kuvuga gusa, umutega amatwi wumve ibyo ari kuvuga n'umusobanurira ibyawe nabyo byumve. Njye ibyo ngibyo narabikoze kandi hari ikintu kinini byamfashije. Ikaze, njye Didier Joye kuri YouTube channel yanjye tuganira ibintu byinshi cyane bitandukanye byo mu buzima busanzwe. Gusa iyi video iri muri video 14 zirimo ibintu 14 bishobora kugufasha gutera imbere mu buzima. Ndagushishikariza kuzireba zose niba utarazireba. Iyi ni imwe muri zo, ukareba iyo playlist yazo yose ukayirangiza kuko hari ibintu bishobora kugufasha. Ushobora kutazirebera rimwe ukagenda ureba imwe kugeza zose zirangiye, zizagufasha cyane. Ikindi nakwibutsaga, niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, wibuke no gukanda inzogera notification kugira ngo igihe kizo video nshyashya ugihita uwa mbere kuzibona. Ikindi numara kumva ibintu turi buganireho, nakwibutsaga gushyiraho comment hasi kugira ngo numva ko wabyumvise. Ni byiza, bituma umuntu amenya feedback, menye ibyo navuze wemera ibyo utemera gutya. Ikindi uze kwibuka gushyiraho like niba wabonye ari byiza, kandi none niba wabonye ari bibi ushyiraho dislike kugira ngo menye icyo tugomba guhindura. Biba ari ngombwa kubona feedback. Yego, ikintu tugiye kuganira uyu munsi rero ni ikintu gikunda kunanira abantu benshi. Wagira ngo uko abantu bakura bananirwa kwiga gutega amatwi. Tugiye kwiga ukuntu wakwiga gutega amatwi aho bukirinda kurakara mu gihe uri kuganira n'umuntu. Kuki ari iby'ingenzi rero? Akenshi kugira ngo umenye uko uri kubwira umuntu ibintu ari kubyakira, nuko wowe uceceka akakubwira, ukumva ibyo ari kukubwira. Ibyo nibyo bintu bituma ushobora kuganira n'umuntu. Kuganira n'umuntu si ukumubwira cyane gusa, siko bikunda kugenda. Tekereza nk'ibiganiro byo kuri televiziyo ujya ureba. Uri kuri televiziyo niwe uvuga cyane, wowe uvuga gahoro. Tekereza ku biganiro byo kuri radio. Kuri radio akenshi uretse ko byarahindutse, hari ibiganiro byinshi byo gutega amatwi umuturage akaguhamagara. Ariko kera umuntu yagenda kuri radio akavuga bikarangira gutyo. Urumva rero ntago byoroshye ko abantu batega amatwi kuko wagira ngo sikisi iteye. Ariko burya gutega amatwi nibyo bituma ushobora ubwo kuvuga noneho ibintu wa muntu ari bwumve, kuko wabanje guceceka wumva ibyo ashaka, ubitekerezaho, urangije nujya kumusubiza uri bumusubize ibintu none hari bwumve. Waba uri kujya impaka n'umuntu, muri kuganira, muri gutongana, gutega amatwi ni byiza. None se ni ibihe bintu wakora kugira ngo ushobore noneho gutega umuntu amatwi mu gihe muri kuganira kandi utinde kurakara, ku buryo impaka zose wajyamo utari burakare? Burya ibintu byo mu buzima busanzwe bifasha muri business. Gutera imbere mu buzima ni ibintu bitandukanye. Hari video nzakora ibivugaho muri izi 14, ariko nko muri business gutega amatwi ni ibya mbere. Kuko muri business 90% y'ikintu umuntu akora ni ukugurisha ibyo acuruza. Ariko iyo ugiye kumukiriya ukamubwira ibyo ushaka, hari igihe atari byo nyine we abashaka, uri kumutsindagiramo ibyo ushaka. Ahubwo uramutse wumvise ibyo ari kukubwira, ushobora kumenya icyo umugurishaho. Cyangwa se mu gihe uri kuganira n'abantu mufatanyije ubucuruzi, byose biba bisaba gutega amatwi. Kimwe no mu bundi buzima bwose, gutega amatwi ni iby'ingenzi. Rero ni ikihe kintu umuntu yakora kugira ngo ashobore gutega abandi amatwi mu bintu byose yaba arimo kandi atinde kurakara? Ikintu cya mbere, nujya kuganira n'umuntu, jya wishyira mu mwanya we. Utekereza uti uno muntu kuki ari kumbwira ibi bintu? Nurangiza kwibaza impamvu ari kubikubwira, wibaze uti njyewe ndiwe naba ndi kwiyumva nte. Ugerageze wumve ibyiyumvo afite. Kuki ari kwiyumva gutya? Kuki ari kumbwira gutya? Atari kugira ngo umugishe impaka oya, ubyumve neza, wishyire mu mwanya we. Ikindi cya kabiri, mu bintu akubwira, kuko iyo umuntu ari kuvuga kenshi hari igihe adacamo ibintu ingingo,
wowe ujye ubicamo ingingo z'ingenzi uvuga uti okay ambwiye icya mbere ni iki, ucyumve mu mutwe wawe. Nurangiza avuga icya kabiri uvuga uti icya kabiri ni iki, icya gatatu ni iki, ubicemo ingingo z'ingenzi. Noneho najya kurangiza kuvuga, arangije kuvuga ntumuce mu ijambo, warangije kuvuga wamaze gufata ingingo z'ingenzi z'ibyo yavuze, umubwira uti okay mu bintu wavuze numvisemo ibi ngibi, icya mbere numvise wavuze iki, uvuga iki, uvuga iki, uvuga iki, donc mbwiye ibintu bitanu, ndibeshye umureke noneho wumve n'ibyo yakubwiye wabyumvise neza mbere yuko wowe umusubiza. Ikindi, mu gihe uri kumva umuntu ntugahite utekereza ibyo uri bumusubize, kuko iri gutekereza ibyo uri busubize umuntu bisobanuye ko uri bumusubize wowe utumvise ibyo yavuze, ahubwo mureka arangize kuvuga akubwira ingingo zose ziri mu byo ari kukubwira, ubyumve. Numara kubyumva none ubishyize ku murongo, ubone nawe witegure kumusubiza, kandi aho utumva umubaza ibibazo. Tumaze kureba ibintu bitatu. Icya mbere, kwishyira mu mwanya w'uwo muri kuvugana. Icya kabiri, ukumva ingingo z'ingenzi z'ibyo ari kukubwira, kandi noneho yangiza kuvuga ukazimusubiriramo ukamubaza niba ari byo koko yavugaga. Noneho icya gatatu, ntugatekereze ibyo uri buvuge mu gihe muri kuvugana. Ubwo tumaze kumva icyo umuntu akora kugira ngo atege undi amatwi. Icyo tugiye gukurikizaho rero ni gute wirinda kurakara noneho mu gihe umuntu ari kubwira ibintu bishobora kukurakaza, kuko akenshi uri kuvugana n'umuntu mu maso yawe n'isura yawe bigenda bigira nabyita gute mu Kinyarwanda, bitanga ibimenyetso, ugira reaction zituma umuntu ashobora kumva niba ibyo ari kukubwira uri kubyumva cyangwa utari kubyumva. Biba mu buryo utabitekereza, kandi nawe iyo ari kubibona ntago abitekereza. Tuvuga urugero, uri kuvugana n'umuntu akajya akambya agahanga akagira gutya, cyangwa akajya agerageza gufata amaso akayegeranya akakureba akakwitegereza, uhita wumva ko ari kukugirira umujinya. Ntabwo rero bukomeze kuganira nawe wisanzuye, kugira ngo nuganira n'abantu bisanzure bavuga ibyo batekereza, kuko kugira ngo utere imbere ugomba kumenya ko influence abantu, gutuma abantu bagukurikira mugakorana. Ubwo rero badashobora kukubwira ibyo bari gutekereza, udashobora kubumva, biragoye ko mukorana. Noneho rero ni gute ubigenza kugira ngo utege umuntu amatwi utagize umujinya, ntabibone ko wagize umujinya. Niyo ari kubwira ibintu bikurakaje, niyo wowe waba uri kumubwira ibintu ntabyumve. Icyo nicyo tugiye gukurikiza. Wibuke ibintu bitatu byo gutega amatwi. Tugenda no kureba bibiri byo kwirinda kurakara. Narangiza kuvuga cyangwa se mu gihe akiri kuvuga, jya umushimira. Niba avuze ikintu ukumva koko kiragushimisha, mushimira ubikuye ku mutima, turakoze cyane. Niyo yaba akubwiye ikintu ukumva utacyumva, uzarebe nk'iyo abantu bari mu nteko ishinga amategeko y'abadepite baterana amagambo bari kuvugana ibintu bihabanye, ariko barashimira akavuga ngo urakoze, ye bwira umuntu ngo urakoze. Nturakare mu bintu muri kuvugana, we mubwira uti urakoze. Numara kumubwira ngo urakoze, arumva araciringa, niko babyita mu Cyongereza. Donc muciringe, mworoshye ibitekerezo, mwese muganire, mubwira uti urakoze. Noneho ikindi cya gatanu ari nacyo cya nyuma, mu gihe uri kuganira n'umuntu akakubwira ibintu mbere yo kurakara, mbere yuko urakara, jya wumva ko hari ibyo utazi. Nibyo bizabigutuma ukomeza gutega amatwi, umva ko hari ibintu utazi. Nakubwira ikintu ukumva kikurakaje, aho kugira ngo wihutire kurakara, uwo mujinya wawe uhinduremo ikibazo, uhinduremo ikibazo ushobora kumubaza ngo wumve neza. Nujya kuganira n'umuntu, intego yawe igiba ari ukumva, ntibe iyo gusubiza cyangwa kwidefanda, kwiregura. Ntugakomplaininge ngo ujye kuvuga ngo yange ibi ngibi singe. Wijya impaka, wowe tega amatwi. Nurangiza gutega umuntu amatwi, ujye wumva ibintu akubwiye, utuze, ukuremo ingingo z'ingenzi. Numara kuzikuramo, ntutekereze ibyo bimusubize, ureke abanza avuge. Narangiza kuvuga, umushimire. Numara kumushimira, umusubiriremo ibyo wumvise yakubwiye uko wabyumvise. Nurangiza umubaze niba koko ari byo ari kuvuga, kuko hari igihe ibintu umuntu wowe uri kumva ari kukubwira atari byo ari kukubwira. Numara kumusubiriramo ibyo wumva ko yakubwiye, kumva ko nawe yabyemeye ko ari byo yakubwiye, noneho ubone guproceedinga ku kumusubiza. Noneho mu gihe uri kumusubiza,
ujye wumva ko ibintu byose utabizi, umubaze ibibazo kuri bya bindi yakubwiye kugira ngo wumve neza igisubizo ushobora kumuha. Noneho buri gihe ujye wibuka ko ako ni akantu ka nyuma, gatipu ka nyuma, nkibutse mu gihe ndi kuvuga ibi ngibi ntabwo kari mu byo nateguye. Buri gihe iyo umuntu ari kukubwira ikintu nubwo we waba utacyumva cyangwa uri kumva ari ikintu kitabaho, jya wumva ko we kuri we kibaho. Mu cyongereza baravuga ngo everything that everyone says makes sense to them. Uri kubyumva? Icyo umuntu avuze cyose kuri we gifite sanse, kuri we nicyo. Niyo mpamvu rero kugira ngo wihutire kujya impaka, gikora bya bindi twavuganye haruguru, banza wibaze ngo okay, kuki saba imbajije? Wenda nuko adafite experience, numusobanurira akagira ubunararibonye nk'ubwawe ari bubyumve. Ariko kukanya wijya kumbwira ngo oya tuza, banza wibaze ko cyabimbwiye buriya se ari mu yihe mimerere. Ibyo ngibyo bizagufasha. Wibuke ibintu bitanu tubonye bishobora gufasha gutega amatwi ukirinda kurakara. Icya mbere, kwishyira mu mwanya wo muvugana. Icya kabiri, kumva ingingo mwavuganyeho kandi ukaza kuzimusubiriramo igihe amaze kukubwira. Ikindi, ntuhite utekereza ibyo uri buvuge, noneho akirangiza kuvuga mbere yuko umubwira za ngingo mushimire. Noneho ikindi, jya umenya ko hari ibintu utazi. Icyanyuma cya bonus tubonye, buri muntu wese ibintu ari kukubwira kuri wowe yumva ari byo. Jya utuza rero, nibirangiza utega umuntu amatwi. Nkuko twevuganye tugitangira, ibuka gukora comment. Ese ibintu byose mvuze urumva ari byo? Urumva bishobora kugufasha cyane cyane mu rugendo rwo gutera imbere? Ese hari ibindi byagufasha wowe cyangwa byagufashije kumenya gutega abantu amatwi? Ese hari icyo wumva twahindura mu buryo nkora video? Byose ushobora kubyandika muri comment. Ikindi, wibuke gukanda subscribe niba utarayikora, n'inzogera notification. Ikindi, wibuke kumpa like niba ari byo, cyangwa se umpe na dislike niba wumva atari byo. Urakoze cyane. Ubwo rero ubutaha tunari muri video ikurikiraho.